Okay, nk'uko mubizi wa muhungu wanyu Ira, aka kanya tuvugana mbonye inkuru ibabaje kuba aka kanya tuvugana mbonye inkuru ibabaje ku bakunzi ba Papa Francisco cyangwa se umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika. Kuri uyu munsi rero ni nyuma y'uko nari maze kubaha indi nkuru mu minsi yashize y'uko Papa Francisco yagaragaye yambaye imyenda atari ibishura byiwe amenyerewemo by'umweru nk'uko babivuga. Ni nyuma y'uko maze kuba iyo nkuru rero mpita mbona indi nkuru imuvugaho y'uko Papa Francisco ubu ngubu yitabye Imana. Rero inkuru yacu tuyitangiye gutya, nimba utarakora subscribe ndagushishikariza kuyikora, nimba wananayikoze wowe turi kumwe. Okay, reka inkuru yacu tuyitangire gutya. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yitabye Imana ku myaka 48 y'amavuko. Ni inkuru ibabaje cyane, nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francisco rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika saa 1:35, aho Kardinali Kevin Farrell yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Kardinali Kevin yatangaje itangazo rivuga ku rupfu rwe ati: "Nshuti bavandimwe, n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyirabutungane Papa Francis." Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya, urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yabyigishaga aho ariho hose. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francisco yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ku wa 14 Gashyantare Papa Francisco yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku wa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo Gatolika bo ku isi hose, cyane cyane ababa mu Butaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yari arwariyemo i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze mu bitaro ukwezi abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku wa 6 Werurwe, ubwo yajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati: "Turi kumwe." Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristo bari bateraniye hafi yaho yari ingazi yitwaga Egeremiri. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ku cyumweru, amasaha make mbere y'urupfu rwe, yasuhuje abakristo mu misa ya Pasika, ndetse ahura na Visi Perezida wa Amerika J.D. Vance. Papa Francisco yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi hose, kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi hose, watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabayeho akomoka mu muryango w'Abajesuite. Apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda, nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri 2017 yahuye na Perezida Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatikani ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francisco yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya
n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagaca ukubiri n'inshingano zabo. Papa Francisco yagaragaje umubano ukomeye we bwite uw'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Anagaragaza kandi ukwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugezwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gatoya yo kubonana na Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Ati umunsi mwiza no guhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Kubasha gusabira imbabazi ibibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Ayo ni amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame anyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Rero ndakeka iyi nkuru yanjye nahangaye irangiriye, ndetse mujya no ku bindi binyamakuru musome, dore nanjye mba ndi gusoma ibi bintu byose mba nabisomye, mba ndi kubisoma. Wicyo ngusaba nta kintu wakoze subscribe, turi kumwe nahoze mbivuga, kandi ndabashimira cyane. Ngomeje gutera indi ntambwe ngera mu masabu 100, ejo nzagera muri 200. Icyo ngusaba rero wowe ndakikubwiye, kandi nimba ufite ibikorwa ushaka kwamamaza, reba iyo nimero iri kurangwa kuri sikera umamagare tukwamamarize nta kibazo. Ciao ciao. Gusa ikindi, Papa Francisco rest in peace.